byamaze kuba confirmed byari bijyanye n'ibitaramo byari maze iminsi bivugwa cyane mu bitangazamakuru bitandukanye, haba ibyandika ndetse n'ibitangaza inkuru mu buryo bw'amajwi n'amashusho, yewe no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo Facebook, Instagram ndetse na TikTok. Ni amakuru yatubwiraga yuko hari ibitaramo bita Bruce Melody ndetse no bita The Ben bagomba kuzakorana bizenguruka igihugu cy'u Rwanda cyose muri rusange, ubwo n'intara zirimo amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, havuyemo umujyi wa Kigali kubera ko The New Groove ariho yabereye. Benshi mwarabyumvishe, benshi mwagiye mubibona, gusa ariko kugeza kuri uno munsi uwo bita Bruce Melody Itaha Iwacu cyangwa se 001 amaze kubishyiraho umucyo, yemeje yuko ibyo bitaramo bigomba kuba biri gutegurwa na 155 EM Present, izina ryabyo bakaba barabyise 2026 Summer Country Tour. Ibyo ni ibitaramo Bruce Melody ndetse no bita The Ben bagiye gukorana, gusa ariko hari amasezerano, hari byinshi byavuzwe. Murabyibuka yuko nyuma y'uko habaye The New Groove yahuriyemo Bruce Melody na The Ben bikaza kurangira bitagenze neza cyane bitewe n'uburyo byavuzwe hanze. Bamwe bati hari abishyuye amafaranga kugira ngo bigende gutya, abandi bavuga byinshi bitandukanye. Muramwibuka ko bita Nopja, hari ibyo yatangaje byinshi cyane yuko aba muri timu yo bita Ben. Kugeza kuri uno munsi ushaka kwibaza uti ese bimeze bite, ese ayo makuru yo bimeze bite? Ibyo byose ni ngo tugaruka muri aka kanya tugiye kubana mu minota mike cyane. Icyo ngusaba ni kimwe gusa, no gukanda subscribe muri biganiro nk'ibi ngibi ukajya ubibona kuva ku wa mbere kugeza ku wundi nkuko dusanzwe tubana. Njye uri kumva kuri mikoro ni Philox Aime, umwana w'umuntu. Harareka mwikaze muri ubu buryo, ubundi nze tuganira buri kimwe kijyanye n'ibitaramo byo bita Bruce Melody ndetse no bita The Ben. Muri Felician Auto Spare Part tubafitiye ibikoresho by'ubwoko bwose, cyane cyane ku modoka zizwi nka Hyundai cyangwa se imodoka z'amakia. Akarusho nuko kubadutumye ibikoresho mu gihe cy'ukwezi kumwe biba bigushyitseho, ndetse n'abandi bagurisha cyangwa bakagura imodoka z'ubwoko bwose twabatekerejeho. Waba ufite ikibazo cy'BS, aho ntabwo nibagiwe kukubwira ko iyo uguze PS muri Felician Auto Spare Part tugufitiye igaraje ry'icyitegererezo, ari ryo bita Two System Auto Korea Garage. Kandi akarusho iyo uguze PS tuguhereza garanti. Felician Auto Spare Part, igisubizo kuri mwebwe mufite imodoka zananiranye. Reka nongere nk'ikaze, nongere nkwifurize kugubwa neza. Tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye, by'umwihariko wowe wakanze subscribe kuri Philox TV Show, usiga commentaire kandi like, kandi nawe wibuka gusharinga video nk'ingiyi ikagera ku bandi bantu bakunda stories za showbiz. Muri abantu bagaciro, muri abantu banjye, gusa ariko nago nakirengagiza abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda bari hanze y'umugabane wa Afurika ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo ndavuga abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bice by'igihugu bakunda kumva story nk'izi ngizi za entertainment hano mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi nge Philox Aime icyo nkora no bucukumbuzi bwinshi bwihariye ndetse bujyanye n'amakuru ya nyayo ashingiye kuyomba nafashe cyangwa se kuyomba nakiriye ajyanye na showbiz. N'ubundi nari maze kubikubwira mu kanya nkubwira yuko tugiye kugaruka ko bita Bruce Melody ndetse no bita The Ben Tiger B. Aba bahanzi babiri kugeza kuri uno munsi tuvuze industry y'umuziki nyarwanda, tubona bano bahanzi cyangwa se kugeza kuri uno munsi nibo bari gupresenta igihugu cy'u Rwanda mu mahanga. Twarabibonye umwaka washize The Ben niyo muhanzi wakoze ibitaramo byinshi yakoreye hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Murabyuka yuko yazengurutse mu bihugu bitandukanye, harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, yageze muri Dubai, niwe wakoze ibitaramo byinshi. Nyuma ye haza n'undi bita Bruce Melody, niwe wakoze ibyo bintu, nubwo batasohoye indirimbo nyinshi ariko babashije no kwegukana ibihembo. Murabyuka yuko The Ben mu bitaramo bya Isango na Music Awards niwe wabaye umuhanzi w'umwaka. Uwo bita Bruce Melody album ye yitwa Colorful Generation, niyo yabaye album y'umwaka. Ubwo no ku ruhande rwa The Ben yari yashyize hanze album yitwa Pretty Love. Urumva ko n'abahanzi bahagarira igihugu cy'u Rwanda mu buryo bwiza. No kugeza kuri uno munsi iyo turebye bita Bruce Melody, benshi batari gusiba kuvuga yuko ari we wa mbere sofa afite icyo bita Pom Pom. Ni indirimbo ye yakoranye n'uwo bita Diamond Platnumz guturuka mu gihugu cya Tanzania, ndetse n'uwo bita Joel Brown muramuzi guturuka mu gihugu cya Nigeria. Kugeza kuri uno munsi iyo ndirimbo bita Pom Pom ni imwe mu ndirimbo zikunzwe. Twabonye ibihugu byo ku mugani w'Uburayi biri kwireba pe, biri kwikurikirana, bigaragaza yuko uwo bita Bruce Melody n'umwe mu bantu bahagaze neza cyane. Iyo turebye indirimbo Pom Pom tukareba Munyakazi yabanje, ndetse n'indirimbo y'uwo bita The Ben yitwa Indabo Zanjye, ubona yuko ari ibintu bisa neza cyane cyangwa se biri gutuma umuziki nyarwanda uzamuka ku rundi rwego. Gusa ariko nkundira tuve mu bijyanye n'ibyo bakoze, ahubwo nkwinjize mu cyatunguye abantu kuri uno munsi, cyamaze kugaragaza yuko abantu bagiye kuryoherwa cyangwa se bagiye kurya show, ibintu bagiye guhura nabyo ari ibindi. Uwo bita Bruce Melody afatanyije na Rebo asanzwe abamo cyangwa se ireberera inyungu ze mu bijyanye n'umuziki, yo bita 155 EM ihagarariwe n'uwo bita Mugarura Kenny, cyane yuko abantu bajya babyitiranya buriya Coach Gayeri ntago ari we
muyobozi wa 155 155 iyobowe n'uwo bita Mugarura Kenny. Abenshi muramuzi ni muri we bita Coach Gael, agenda agaragara mu bikorwa byinshi bitandukanye, ntago nakirirwa mutindaho. Nibwo rero mu masaha make muri iki gitondo cyo kuri uno munsi wa mbere nibwo banyarukiye ku mbuga nkoranyambaga zabo, barangije batangaza ibintu bikomeye, batangaza ikijyanye n'igitaramo cyangwa se n'igitaramo kimwe, ni ibitaramo bigomba kuba bizenguruka igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Twabonye benshi babigarukaho babivuga, bamwe mu basesenguzi, ariko mu benshi mu banyamakuru wabonye bavuga kuri iyi nkuru nuko hari amakuru bari bafite cyangwa se bari bamaze kwakira, kuko murabyibuka yuko twabonye amashusho yagiye hanze mbere yuko The New Year Groove iba, cyangwa se mbere yuko dusoza no mwaka wa 2025 twabonye amavideo agaragaza bita Bruce Melody ndetse no bita The Ben bari kumwe na muyoboke no bita Coach Gael, bari gushyira umukono ku masezerano ajyanye n'imikoranire. Abenshi mwarabibonye ariko haburaga iyo proof. Kuri uno munsi rero bifashishije flyer ibigaragaza, bandika yuko ari 155 iri kubitegura, bandika yuko uwo bita Bruce Melody ndetse no bita The Ben bagiye kuzenguruka igihugu cy'u Rwanda mu cyo bise 2026 Summer Country Tour igomba kuba, ariko baninza kandi kavuga ngo more information to be announced. Baravuga bati andi makuru cyangwa se ibindi bijyanye n'ibitaramo byo muragenda mubimenya, dushobora kubona line up igomba kuzagenda ibafasha gususurutsa ahantu. Mwaribonye Bruce Melody yazanye bita Gisa cy'inganzo, azana yazanye JC, azana no bita wo bita Juno Kids Genza. Twabonye na Gisa cy'inganzo kuri stage, tubona Aruto n'abandi benshi. Urumva ko stage bazagenda bakorera mu bice bitandukanye by'igihugu, ubwo birimo intara y'amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba. Urumva ko bazifashisha abandi bahanzi benshi. Batise ibi bitaramo bizaba koko cyangwa Coach Gael n'abantu bakorana nawe bashatse kwihimura kuri The Ben kugira ngo bagire ubundi butumwa batanga. Gusa ariko hari ikintu ngira ngo tubanza nifuza yuko twabanza gushyiraho umucyo cyangwa se twa clearinga abantu bagiye bafata mu buryo butari bwa. Abantu baravuze bati uburyo The Ben bamukoze icyo twakita nko kumuharabika ku mbuga nkoranyambaga, niko abantu benshi bakunda kubishinja rebo ya Bruce Melody. Nubwo mu minsi yashize bita Mugarura Kenny yaje akabishyiraho umucyo akavuga ati nta muntu twigize twishyura, biriya byose byagiye bivugwa ntaho bihuriye. Ndaza no kuguhuriza n'ikintu kijyanye na Bruce Melody n'umubano we wo bita Murindahabi Irene ndetse no bita Rocky Kimomo, bimwe mu bintu abantu bibeshye cyangwa se bafashe mu buryo butari bwo, nabwo ndaje bigusobanurire byose ku murongo. Rero ibi bintu abantu benshi bagiye bavuga bati ese buriya wo bita The Ben uburyo bisa nkaho yahataye baba bira bitaramo, kira gitaramo cyabaye The New Year Groove, bizashoboka bite yuko azanga korane na Melody muri biriya. Gusa ariko igihari nuko basinye kontara yuko uzicara amasezerano cyangwa se akaba yakikura muri bitaramo agomba kwishyura agera kuri $600,000 z'u Rwanda. Ivyo bintu biri muri kontara n'ukuri kuzuye. Niyo mpamvu The Ben kuva The New Year Groove yaba nta muntu uramubona mu itangazamakuru, nta handi hantu aragaragara. Bimwe mu bintu bikomeza gutungura abantu benshi bavuga bati ese The Ben kubera iki ntacyo nigize atangaza. The Ben yarazi ukuri, yarazi ko agomba kuzazengurukana na Bruce Melody igihugu cyose bakorana ibitaramo. Benshi batise yemeye atanu masezerano kuko ari ibintu agomba gusebera. Niba Bruce Melody yarakoze live imeze kuriya, n'ubundi we na Symphony bura Bruce Melody Symphony niyo band ye official kugeza kuri no munsi yamaze kumenya umuvuno we na Coach Gael, bamaze kumenya uburyo ikibuga cy'Estade bahita bafata umwanzuro kuvuga bati tugomba kugira abantu bacu dukorana. Abantu benshi baravuga bati ese The Ben ntagiye gukomeza gusebera muri bira bitaramo. Gusa ariko hari ikigomba kumenya, The Ben n'umwe mu bahanzi banini babahanga kugeza kuri no munsi. Iyo turebye mu kuririmba live cyangwa se ko ya The Ben ni bake bayibasha. Tukunze kubona abantu benshi bigaruka bavuga bati The Ben niyo muhanzi mwiza igihugu cy'u Rwanda cyagize mu kuririmba live, nubwo benshi batabyemera bavuga bati Meddy niwe mu mbere, abandi bati ni Bruce Melody, abandi bakavuga abandi benshi batandukanye. Ariko The Ben ni umwe mu bahanzi beza ku kijyanye na live, ni umwe mu bahanzi bashobora kugukorera ibitangaza kuri stage. Abenshi nakunze post zabo bagiye bigaruka bavuga bati nicyo gihe cyiza cya The Ben kugira ngo aze atanga isomo cyangwa se uyu Bruce Melody usa nkaho wamucitse nawe azamwihorereho. Ati cyane yuko Bruce Melody ashaka kuba yarira yavuga ati namaze kwambara ikamba, namaze kumucaho, namaze kumwereka uwondi we n'ubundi still ndacyamufite. Gusa ariko benshi bati The Ben nibura umuhanzi
ufite icyo nakita nk'imibare mizima cyangwa se niba uri umuntu uzi ibyakubayeho yabonye ingaruka z'uburyo stage yakoze, ingaruka zamubaye, baramuvuze, baramututse, ibyo ni ibintu twiboneye n'amaso yacu. Baravuga bati nicyo gihe cyiza kugira ngo The Ben nawe yihimure, aze mu yindi maje, aze mu yindi sura, narangiza atanga ubutumwa ko bita Bruce Melody itaye iwacu 001 ndetse n'abafana be muri rusange hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko nkundira nitse ku cyo nari maze gukomozaho mu kanya nkubwira ku kijyanye n'umubano wa Bruce Melody muri Ndahabi ndetse no bitaro k'Ikimomo. Akenshi abenshi babonye iriya kwasteri ku munsi w'igitaramo yari irimo abastari benshi batandukanye, abo babiri nkubwiye, harimo abo bita ba Kadafi n'abandi benshi na Line-up n'umuhanzi uhagaze neza kugeza kuri uno munsi. Twarabibonye benshi baravuga bati ibi nta kagambane kabayeho, ni ibintu bapanze na kera kugira ngo bita The Ben bamushyire hasi cyangwa se bamusubize hasi cyangwa se ngo bamusebye muri rusange, ariko ukuri guhari cyangwa se igihari nuko uwo bita Loki ni umwe mu bantu babanye na Bruce Melody kuva kera. Niba mwaragiye mubona mu ikorwa ry'indirimbo bita Ntiza yakozwe no bita Bruce Melody ndetse no bita Mr Kagame, uwo bita Loki Kimomo mwarabibonye yari ahari muri buka indirimbo bita Hands Up yakozwe na Element muri Covid. Loki Kimomo yari ahari, mwaramwiboneye. Ndetse nabo bitaba uyu nguyu bita muri Ndahabirinde, mwagiye mubona ubushuti bwabo n'ubwa kera. Akenshi icyagoye abantu kubyumva ni uburyo ubwo bushuti basanzwe bafitanye hanze y'akazi ari uriya munsi bwagaragaye cyane. Gusa ariko hari uwabisobanura aravuga ati mu gihe inshuti yawe mwabanye mu bihe bitandukanye, kuba wamwitabaza ni ibintu biri normal, ni ibintu bisanzwe. Rero abantu bagiye bifata mu buryo butandukanye nuko bimeze. Gusa ariko igihe hari kugeza kuri uno munsi ni ibitaramo byiswe 2026 Summer Country Tour bigiye guhuramo bita Bruce Melody ndetse no bita The Ben. The New Year Groove yari yateguwe no bita The Ben, byose bijyanye no kwishyura venue, kwishyura abantu bose bagize uruhare muri kiriya gitaramo byishyuwe na The Ben. Ariko kugeza kuri uno munsi igituba igiye kuzenguruka igihugu cy'u Rwanda, yose izategurwa cyangwa se byose bizategurwa niyo bita 155 EM present yo bita Coach Gaël rebera inyungu zo bita Bruce Melody. Kugeza kuri uno munsi nayo makuru hari kugeza muri aka kanya, ndagushimiye cyane bakanze subscribe. Njye ni Flox Amerika, tuzabone mu kiganiro cyo gutaha. Ciao ciao.